ngo bimeze bite? Mbese nawe wigize witegereza ukuntu abantu twese dukunda ku mafaranga ariko n'ubundi bikarangira abonywe na bamwe abandi tugasigara nta mafaranga, bisa nkaho ntacyo biba biyabwiye nta mafaranga, ntacyo aba yitayeho. Wifuza ku mafaranga, urashaka kuba umugwizatunga kandi bitagombye ko uyiriza iminsi 40 ubusa uyasaba Imana mu rusengero. Ndaza kugusobanura muri iki kiganiro. Nta kindi wongeyeho, nitwa Syigikira Mugisha. Hano hakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Abantu bazi ubwenge bareba munsi iyi video ahagana hasi iburyo bagakanda ahantu handitse ijambo subscribe, ntabwo bongera gucikwa n'ibiganiro bya hano. Injira muri abo bantu uyu munsi niba utabarimo bamaze gukora ibyo bintu. Tumaze kuba 13,000. Ngiye kugusomera chapitre 3 zibanza mu gitabo The Secrets of Millionaire Mind, amabanga yibera mu mitwe y'abakire. Umwanditsi ni Syigikira. Nakubwiye ngo nari umukene mbere yo gusoma iki gitabo. Chapitre ya mbere, ibyo wumvise kandi n'ibyo uzi ku mafaranga. Your Money Blueprint. Umwanditsi asobanura neza ko ibintu twabwiye ku mafaranga nuko tuyafata ari cyo kintu gituma abantu benshi tuzapfa turi abakene, kandi bitakagenze gutyo. Mu by'ukuri twagiye twumva byinshi ku mafaranga muri societe dutuyemo. Urugero, benshi muri kunyumva by'umwihariko abemeramana babwiwe kenshi ko amafaranga ari amabyi ya shitani. Benshi twabwiwe ko amafaranga nta kiza kiyaturukamo, ko ari umuzi w'ikibi. Umwanditsi avuga neza ko abantu bagakwiye cyangwa se twagakwiye kwikuramo imyumvire nk'iyi, tukajya tugendera mu myumvire mizima kandi duteza imbere. Turarikire amafaranga, dushake uko tuyabona. Ubwo ndavuga gukora akazi uko kaba kameze kose. Umwanditsi avuga ko ibi ari ibintu bizasubiza ubwonko bwacu ku murongo. Umwanditsi anajya kure akanatugira inama yo kujya dukoresha amagambo nka njyewe nkurura amafaranga, njyewe ngomba kuba umukire kandi ndabikwiriye. Avuga ko ibi ari ibintu bizatuma ubwonko bwawe bujya ku murongo ukerekeza inzira njyabukire. Chapitre 2, The Wealth Files. Muri chapitre ya 2 umwanditsi Bwana Syigikira avugamo icyo yise Wealth Files. Agisobanura nk'inzira 17 zigaragaza uburyo abakire bitwaramo bitandukanye cyane n'abakene. Reka dusobanure zimwe muri izo nzira. Bwana Syigikira avuga ko abakire bizerera mu kintu kimwe, bati ni njyewe uri mu buzima bwanjye, mu gihe abakene bizera ko ubuzima bwabo bwanditswe kuva bavutse kugeza bagiye mu butaka kugeza igihe bazapfira. Bwana Syigikira asobanura ko tugendeye ku bitekerezo by'abakire, ni njyewe urema ubuzima bwanjye, ni wowe ufite gufata inshingano z'ubuzima bwawe n'amafaranga wifuza gutunga, kandi ugomba kwemera ko ibikorwa ukora, amahitamo ugira n'imyanzuro ufata nibyo birema icyerekezo uzagira, kandi se cyangwa se icyo ufite nonaha nibyo byakiremye. Murumva? 2, abakire bibanda ku mahirwe, abakene bibanda ku bisitaza n'ibibazo biri mu kintu runaka. Niyo mpamvu abakire uzabona babona ibintu bidahari, aho abandi bashobewe babona ikibazo nta kundi bagisohokamo. Uzabona abakire bari kukibyaza amafaranga. Ntago ikibazo kijye kiza imbere y'abakire. Wigeze wumva abantu bavana ibintu by'agaciro mu myanda twebwe tuba twataye? Abo ni abakire. 3, abakire, abanyamafaranga bemera kandi bakubaha abandi bakire, mu gihe abakene bo baciraho abakire iteka. Uriya muntu avana amafaranga ikuzimu, Imana yonyine niyo izi ibyaha uriya muntu yakoze ngo abone ari amafaranga mubona atunze. Abakire si abantu n'ibindi nk'ibyo mwese mwarabyumvise, benshi muri mwe munarabivuga. Umwanditsi avuga ko kwishimira intsinzi z'abandi ari ikintu gikurura intsinzi mu buzima bwawe nawe, ndetse mu gihe guciraho abandi iteka abandi bigusubiza inyuma. Chapitre 3, The Power of Habits. Imbaraga, The Power of Habits. Imbaraga z'imyitwarire n'imico tugira. Umwanditsi asobanura neza ko imyitwarire n'imyifatire tugira biri mu bigena niba tuzagira amafaranga cyangwa se niba tuzatindahara iteka kugeza dusubiye mu butaka. Umwanditsi anatugira inama yo gutangira kubaho nk'abakire, kuko bikangura ubwonko bwacu n'icyo dutekereza ku mafaranga kigahinduka. Urugero, abakire bakunda gusoma apana inzoga, ahubwo ibitabo. Bakunda kwiyungura ubumenyi. Abakire bashora amafaranga yabo mu kwiyungura ubumenyi kandi no kwiteza imbere, ibizwi nka personal development.
apana gusohokanamo abakobwa. Uyu munsi ushobora gutangira ukajya ufata igihe cyawe ugasoma ibitabo, ukajya mu manama amwe n'amwe, ugafata amasomo, ukiga ubumenyi bushyashya. Bwana Ikel avuga ko uretse iyo myitwarire tuvuze hejuru, ubundi abakire bafite undi muco abakire batagira namba. Gucunga kandi no kugenzura amafaranga yabo, kurya amafaranga yabo bashizemo ubwenge n'abakire. Umwanditsi atanga inama avuga ko umuntu yagakoze konti nk'eshanu ashyiramo amafaranga cyangwa se ashyiraho amafaranga ye mbere yuko akuraho igiceri na kimwe kuri wa mushahara wahembwe. Konti y'ubwizigame avuga ko washyiramo 10% by'umushahara wawe, konti y'ishoramari 10%, iyo gutanga no kuremera abantu 5%, niyo uremeramo abantu nko gutwerera ubukwe, gusura abandi bantu nk'ibyo ngibyo nyine, ibyo gutanga nyine ni 5%. Ubwo bivuze ko niba usevinze cyangwa se niba wizigamye, niba winjiza 40,000, ubwo 10% ubishyira muri konti y'ubwizigame, ubwo ni 4,000. Ibindi 4,000 by'ishoramari, ubwo ni 2 bisigaye nibyo ushyira muri konti yo kuremera abantu. Ibi ni ibintu bizagufasha kugenzura amafaranga yawe kandi uzaba umukire. Ibuka neza ko guhindura imitekerereze yawe kandi n'imyitwarire yawe ari intwari ikomeye cyane uramutse ushaka kuba umukire. Niba iyi video igufashije, ihereze like, wibuke ukore subscribe kuri iyi channel, kandi ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ushaka gushima, tera comment kuri iyi video, birifasha kugera ku bantu benshi. Wanayisangiza inshuti zawe. Reka dusubire mu bindi biganiro. Syigikira.